Akarimba kitwa Too Late na Kawendi Shay yanitwa Kai Proctor. Indirimbo nkizi muri comment ngazigwa muri video ikurikira. Nemugende mutageze kuri YouTube yitwa Kai Entertainment. Buri gihe utuma confidence zanjye zibura buri munsi, kandi ukabivugukora utitaye ukuntu ndi bumere neza. Urambesha ukambesha ugatuma numva nkonje, niyo wagaruka ugapfukama ntago nakwemerera. Ntago uzongera kumbona wintesha umutwe, kubera ko narakwinginze bihagije, gusa waratererewe. It's too late, warakererewe. It's too late. Nje nitwa Kai Proctor. It's too late. Byarakererewe, waratinze. Wabuze umuntu mwiza, ubu mfite undi muntu turi kumwe, umuntu wanyambitse impeta. Warakererewe. Indirimbo nkizi warambuze ndi umuntu mwiza, none dore undi muntu yanyambitse impeta. Amaraso yawe azazamuka, ibyo birakureba. Nubona ndi sexy mfite mu nda hato, uzatangira wicuze impamvu wambuze. Amaraso yawe azavuduka ugira umuvuduko. Numbona uyu mubiri wanjye uri sexy no mu nda hato, nkomeza kwigendera, nkagenda nkagaruka, nkagenda nanakuvugisha. Ntago uzongera kumbona, ntago uzongera kungira winesha umutwe, kubera ko ntago nkigukeneye. Oya, warakererewe. It's too late. Waratinze. Mujye kuri YouTube channel nshyashya nafunguye iri aho haruguru muri bio, mukore subscribe. Ya mbere nayibuze. Wabuze umuntu mwiza, ubu ndi umuntu wundi muntu. Yananyambitse n'impeta. Warakererewe. It's too late. Byaratinze. Wambuze ndi umuntu mwiza, ubu ndi umuntu wundi muntu yananyambitse n'impeta. Ariko urumva kiryo. Umva umuvuduko w'amaraso wazamuka. Ibyo nabera kureba umunsi uzambona nambaye utwenda twa sexy mu nda ari zeru, ngenda ngaruka, uzamenya ko wahombye sha. Nizere kuri budufollowing ugakora na subscribe.